Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Uyu munsi ngiye kwereka scrub nziza. Ikintu gitangaje nuko wayikorera mu rugo wawe kandi ku mafaranga make cyane ku giciro nk'icy'umuneke. Rero ingredient ni zino nakoresheje, harimo turmeric, harimo lemon, harimo honey, hakabamo isukari na baby oil ya Johnson na aloe vera gel. So aloe vera yo nayikuye muri supermarché, turmeric nta hantu itaba, turmeric powder nta hantu itaba, ahantu hose iba hari isukari kuko ni scrub ikozwe mu isukari, ubuki, indimu, gel ya aloe vera y'igikakarubamba, hanyuma na Johnson baby oil kuko ni nziza kandi ituma bya bintu byacu bitaba bikomeye cyane, irabyoroshyamo gake kango n'uwiscrubbinga bibe byoroshye. So natangiye nshyiramo turmeric, agafuniko gatuzuye, nshyiramo isukari, nkurikizaho ubuki. Nk'uko mubibona ni bwa buki nababwiye bwiza bw'ubunyarwanda butaciye mu nganda, bayungurura bisanzwe. Nakoreshejeho akayiko kamwe kuzuye neza, kano kayiko gatoya nkuzuza neza kuko ntabwo nari nkeneye ubuki bwinshi, mpamvu nashyizemo akayiko kamwe kari gahagije. Hanyuma ku isukari nakoresheje ubuyiko bugera nko muri 5 nimba 6 sinibiki, gusa ukomeza urumva nyine nabaye nshyizemo isukari nkeya. Ubundi abandi bahita babanzamo isukari nyinshi, ariko hafi agakombe kose k'isukari, kano gakombe gatoya, ariko nashakaga ngo ngende nyongera bitewe n'uko mbona texture yacu imeze uko igenda nyine bikomera. Niyo mpamvu navuze ngo mbyongeremo, ngende nongera isukari mu gake. Rero ino aloe vera yo iboneka mu supermarché nk'uko nababwiye menshi, rero ntabwo wapfa kuyibura iyo ugiye ahantu haherereye amavuta, amaglycerine, amasabune, urayibona. Ho nakoresheje naho tuno tuyiko bizanana tubiri, kamwe kuzuye neza, akane katuzuye neza, akubwo ni nka tubare tubiri kugira ngo bize kuba byoroshye. Scrub si ngombwa ko iba ikomeye cyane ku buryo uyifata ikavunguka kuvaho byoroshye iyo utashyizemo bino bintu. Imera nk'uyishyira igahita iva nko ku ruhu ikagwa nko hasi uko iba igikomeye. Rero ukenera ikintu kiri bubyoroshye. Nahise nshyiramo ino baby oil, so sinzi ngo ntabwo kari nka cya kiko kinini cyo ku meza nicyo wakoresha kuko ntabwo nigeze ngereranya, napfuye kureba mva gusukamo gutyo uko mubibona, kuko ifite kari akantu gatangira kuba yameneka ari nyinshi. Iyo uyiguze rero ntabwo ugakura ukajya gufasha gusuka. Hanyuma indimu, narebye indimu ikiri itaruma, ibifite utuzi twinshi, igice kiba gihagije cy'indimu. Namajije kugikamuriramo making sure ko amazi ye mu ndimu nyamazemo, ugomba gukanda cyane ku buryo ubona ko yamazemo. Ahubwo yari atarashira, ariko ndi kwanga ko akomeza kugwamo utwo tuntu, niyo mpamvu navuze mbanze dukuremo. Sibyo ko nyine uzayikoresha akayungiro, uzakoresha akayungiro igihe ugiye kukamura indimu kugira ngo bitagwa ku ruhande. Ntuzastragolinga nk'ukuntu nashatse kugira ngo nkuremo utwo tuntu. Noneho cyangwa ushiraho akaboko gutya ukamura indimu yawe neza, amazi amaremo kuko ubu yakeneye kugira ngo ibintu birusheho kumera nk'ibyoroshye. Rero narayikamuye indimu, hanyuma nyine ntangira kuvanga gahoro gahoro. Muragenda mubibona uko mvanga gahoro, ariko nshyiramo ya sukari, nyongeramo gutyo gutyo. Ahangaha rero natangiye kubona bimeze nk'aho byoroshye, ndavuga nti reka ntakirimo akantu k'indimu, ariko ndavuga ndaza gakuramo ikaze kuba jena. Rero nakomeje kujya numva ko isukari yayengetse, kuko hari ukuntu isukari ijyamo ari nk'ikibumbe, bikaba ngombwa kubanza kuyimekinga sure ko itakirimo ikibumbe. Ariko ngenda nanongeramo ya sukari gake gake. Ntabwo nashaka guhita nyishyiramo icyarimwe, nashaka kugenda numva isukari ko bihagije gutyo. Rero mbona biracyoroshye, niko nakomeje kugenda nongeramo gake kugira ngo making sure ko
uburyo imeze noneho bikenewe. Hano nabonaga ko bitaratungana nongeramo iyindi sukari. Rero isukari muri iyi minsi yarahenze, ushaka gukora bikeya ubungubu wagenda ukoresha indimu nyine, ntabwo wayikamura yose uko ugira amazi menshi niko ukeneye isukari nyinshi. Bivuze ngo niba ufite isukari nkeya, kamura indimu nyine utuzi dukeya ufate kuri jeriya yose waba ufite, cyangwa oil yindi waba ufite, nko kuno njye nakoresheje ino baby oil. Ubwo iyo ufite yose ukoresha dukeya kugira ngo uze gukenera isukari nkeya, kuko iyo ukoresha byinshi niko ukenera n'isukari nyinshi, kandi isukari hari igihe utayifite kandi ukeneye ino scrub. Ikindi turmeric nayo irahendutse, ntago byatuma udakora rwose ino scrub. Kari agacupa bagura nk'icyatanu, urumva ko gahendutse. Niko nakomeje kuvanga rero, mbona bibaye nk'uko nabyifuzaga. Ntabwo byari bikomeye, ntabwo byari byoroshye, mbese byari moyen. Abafite za cotton pad, twa tuntu tw'utuzeru tuba tumeze nk'utu eponge, abenshi niyo bakoresha birinda ko baza kuyikoraho turmeric. Ariko njye nahise mvuga ngo reka, ukabona icya mbere cyo ubanza koga mu maso guys, ntabwo ukora utaraga mu maso, uza koga mu maso ugakuramo imyanda iri mu maso. Njye urumva ko ukuntu turmeric igisigara ku ntoki kaguma ku nzara, kandi inzara zambaye umuhondo. Niyo mpamvu navuze reka mfate akaga nambare ga ntumbashe kugira kwisiga ni scrubbing. Muri kubona uburyo bifashe, ntabwo byoroshye, ntibirekuye, nyine biraringaniye. Rero nabanje koga mu maso kugira ngo nisukure nkuremo imyanda yabirimo, hanyuma mbona kwa applyinga scrub yacu mu maso. Ako ndavuga kugira ngo bitanjojobera, reka niyegereze kano kantu. Agafuniko rero karamfashije kuko ntabwo byatonyangaga hehe ku myenda yanjye, kuko okay, abenshi babikora nko muri douche ugasanga ntihabikoreye kugira ngo nigwa hasi ahatunganya yoge. Ariko ako njye nasoje navuze reka mbikore nyine ko mfite n'akantu biri butonyangireho. Rero niko nako ni scrubbinze nkayenda n'amanje ko bya applyingaho nyine, mbishyira nyine kuri skin kugira ngo iriho ariko inakora nubwo ntari nagatangiye guscrubbinga, ko scrubbinga ari uko amaze gushyira kuri mu maso hose. Nkuko muri kubibona angane namaze kubishyira hose, nsigaje kugenda scrubbinga gake gake, ntabwo bibabaza, ugenda ukora gahoro kuko wibabaje uruhu rwakokera, kandi se ntabwo ugomba kuba harsh ku ruhu rwawe, ugomba gukora gake gakeya. Ubwo rero ndangariye muri filime, niyo mpamvu mukomeza mubona amaso ari kurekara, ariko nyine ntago byambujije kubereka ibyo nari nagambiriye kubereka. Rero nimba ukunda movie please ukaba uzikurikira, hakaba hari agafilime gashyashya uzi wakansangiza muri comment, kwako hagiye nyine mba narabye filime nyinshi bigasaba ko mbuze niyo ndeba, kandi iyo nkeneye ikintu kiri buze kungira beze, so ukanyandikire nimba umukunzi wowe wa filime wowe Marayika, ubundi tujye tuganira ku comment, mbabwire izigezweho, mbabwire filime nziza wareba, action iziteye ubwoba, za romance, umva hose mba ndiyo. Rero nakomeje guscrubbinga. Rero ikintu nashaka kubabwira, nimba uzi ko ufite mu ijosi hirabura, cyane cyane ku badamu batwite, umva idore umuti nawo bazaniye ino scrub yita igukesha, usiga no ku ijosi. Rero muri kubona ko byarangiye, muri kubona ukuntu nasaga neza, my skin was glowing. So nakomeje kwirya, nanabereka ukuntu bisa neza, nanabereka ukuntu agaturmeric nyine gata gakesha, umva skin yawe igatohagira ikamera nkaho woga nk'agashyushye. Rero ibi ngibi kubigeraho ni ibintu byoroshye cyane. Iyi turmeric iri kumwe n'isukari na lemon na honey na baby oil Johnson, ino jeli y'igikakarubamba, mwabonye ko ari umuti. Ni umuti kandi biroroshye kuyikora, muri kubibona muri video ko nta kintu kindi bisaba, juste kubigura. Turmeric mwabonye ayigura, indimu nubwo wagura imwe kuri boutique ntago bisaba indimu nyinshi, ubonye ko n'igice cyambanye cyinshi. Rero umva
ntuzongere kuvuga ngo ijosi rirasa nabi, ntuzongere kuvuga ngo ko kurya ugiraho mu kwaha hirabura. Hari ukuntu umuntu aba agira mu kwaha agatinya kuba yamanika nk'ukuboko tuvuge yambaye isengeri, tuvuge uri nko mu ruhame. Igisubizo ngiki rero, umva hehe no kongera kumva uri jene, umva wowe bikore, you will thank me later. So guys, thank you for watching, ndabakunda cyane, Imana ibarinde, but see the skin. Jesus, niyibonye niriye. See you, bye.